turabasuhuje dushimiye ko muri kutwumva. Uko u Rwanda rugenda rutera imbere niko hagenda haduka imirimo imwe n'imwe itandukanye, akenshi ikomeje guteza imbere abakora iyo myuga, dore ko abenshi bari gukabakaba akayabo k'amafaranga menshi mu gihe gito abantu batakekaga. Kera habayeho abantu bakajya bavuga ubwoko bumwe na bumwe hirya no hino ku isi, ariko akenshi bavugaga yuko umupfumu wa mbere cyangwa se abantu bakoresha imyuka y'abadayimoni cyane bakomoka muri Nigeria. Noneho mu Rwanda uyu munsi hagiye haduka abantu benshi bakomeje gukoresha umwuga nk'uwo bita gakondo, aho bavuga ko bafite imbaraga zitandukanye n'izindi abantu basanzwe bazi, dore yuko bakora ibintu bisa nk'ibitangaza ariko by'amayobera. Noneho abantu benshi bakomeje kugenda barimo baririmba ubwo babonye, nyuma yuko abenshi bumva ko aho gukirira ariho barwariye. Icyo gihe rero abantu benshi bahitamo gutaha, bagataha biminyiza imoso. Benshi bariwe byinshi, abandi batanze byinshi. Iyo ugiye kwivuza ku bantu nk'aba ngaba baguca aya mirenge ndetse atitaye aho uri n'aho ukomoka. Uyu tugiye kubabwira yitwa Sarongo. Mushobora kuba mumuzi, ni umwe mu bagabo maze igihe hano mu Rwanda akora uyu mwuga wa gipfumu cyangwa se umwuga w'ubupfumu. Sarongo akora ibintu bitandukanye, dore rimwe na rimwe aha tugiye kwereka ni umwe mu bantu bashobora kugenda, yavuze ko agendera hejuru y'amazi. Natwemeze mureka twemeze. Reka twemeze. Ntabwo bibaho rwose. Ese unamenye ko bamwita? Ntabwo se bamwita, gusa nyamise numva ko yaba ari Yesu. Kimwe mu kintu gitangaje cyatangaje abantu benshi ni uko uyu mugabo yamaje gufatwa n'inzego z'umutekano, inja ko uyu mugabo ashinjwa ibyaha byo gukoresha ibintu by'abandi mu nyungu ze bwite. Uyu mugabo kimwe n'ibindi byaha ashinjwa, noneho ubu ngubu ari gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe, dore ko yari amaze igihe kinini abantu benshi barimo batakambira inzego z'ubuyobozi yuko uyu mugabo abariganya cyane kandi akabarya amafaranga atari makeya. Uyu mugabo ngo agenda yishushanya akagira uburyo abeshya abantu mu bitangaza bakorera kandi arimo abaryarya. None bimwe mu byo akora byaje kugaragara ko ibi byose ari umutwe n'uburyarya, yicaye agahimba ndetse agashyira mu bikorwa, agatuburira abantu benshi akabaka ibyabo. Bamwe mu bazi neza uyu mwuga cyangwa se mu bigeze gukoraho uyu mwuga bakawureka, bagize icyo batangaza. Mo hirya nkahita nsubiza ugamborya nenda kukutambuta, ubwo ko niko nasubizaga nyine nkakomeza nkagerana nawe ikiganiro. Ntabwo Sarongo ashobora kugendera hejuru y'amazi, yatunga kuri ya hene ukabona iratitiye. Urumva nubango ira hene baba bayihaye ikinini bita perimanganati. Perimanganati ni ikinini cy'ingurube. Mwaba mukigera mu gipanga gatangira kubiganirishwa, bavuga ati byo bamurozo biri mu hene, tikoze ngwereka yayitunga mukabona yikubise hasi, naho n'ibyayo nini biri kuyigagaza. Imbaraga zahe Sarongo ko nagutumyeho ngo twihurire duhurire Nyabugogo mu soko rwagati. Uwaho none uhamagare ibyo bigirwa mana byawe, ibyo bimana bitavuga, ibyo bimana bidakora izo mikoro ba wesitaye. Noneho ngo bihamagare njamamagare yo mwijuru. Yesu kandi uramuzi Sarongo, uramuzi Yesu nta mikino. Uzimana Sarongo urayizi, dore ni weho mbwira n'abantu bari kutwumva kano kanya ni mu byumve neza. Sarongo arabashuka kujya nkono itabi twayicanye jajja bayi hafi saa sita jajja yego jajja. Ngaya nguko uko ubuyobozi busoza busaba abantu gushishoza, bukirinda abantu barya ibyabo kugira ngo babashe kubafasha mu byo bakeneye byose. Ndabashimiye, nje wabagezagaho iki cyegeranyo ni Ildefonse Habimana Rwanda, ndabakunda cyane. Ariko wowe ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu by'ubutaha bijye bikugeraho 5 kuri 5. Wowe wakanze subscribe turagushimiye uri w'igiciro, kanda kunzogera
kugira ngo ubashe guhesha iki kiganiro agaciro naho ubutaha ndabashimiye.